Murakoze cyane. Umeze gute amakuru y'iminsi? Ibintu ni okay. Ni okay. Yes, turi muri 2024. Austin, 2023 ni umwaka ufata gute kuri kariyeri yawe, ubuzima muri rusange, ni umwaka wakugendekeye gute Uncle Austin? Well, 2023 sinayivuga gute, narayibagiwe. Narayibagiwe, ubundi kurembya 2024. 2024. Yes, 2024 winjemo kandi navuga ko ufite n'umushinga uri hanze It's Okay. Byinshi kuri indirimbo bite donc kugira ngo yandike twe tubona ibiri kuri screen ariko si behind the scene. Ni iki cyari kiriyo kugeza tubonye It's Okay Austin? Indirimbo It's Okay, it's more indirimbo yavuye ku mutima tu. Indirimbo nanditse ivuye ku mutima. Kandi nayanditse mu gihe gito gishoboka. Nyandikira umuntu. Yandikira umuntu. Donc ni true story. It's very true kuko ni indirimbo nandikira umuntu. Uwo muntu ninde? Ntabwo namubabwira. Banamukubwira koko. Wamutubwira kuko urumva ntabwo bishoboka. We arabizi ko indirimbo niye? Nawe ntabwo kari hatari. Ariko yarayumvise arishima byatara arayikunda ngo mbeke indirimbo nziza ngo so touching. Nta makuru ufite. Nta makuru ufite ku butumwa bwawe. Hanyuma Austin ni indirimbo personal nge nakiriye neza ariko wenda nawe hari feedback uri kugenda ubona bimeze bite ku mihanda, ikiri kuturuka yo ni iki, kiri positive kiri negative? Kiri very positive. Very positive. I hope ko gikomeza gutya nyine n'abandi bantu bagereho bayumve bayikunde nkuko abayumvise bamaze kuyikunda. Indirimbo Austin yavanjijwe nanone na Saga, nifuza kukubazaho bavuga bati nigira ngo nawe bigarutseho ugende bigarukaho uvuga ngo we na Shaddyboo hari ukuntu bitameze neza, hari ibyo muri gupfa, bamwe bati nagatwika abandi bati niko bimeze ngati bimeze biti. Abantu uziko umuntu azanapfa babyite bugitwiko. Umuntu azarwara apfe babyite utwiko. Byagenze uko mwabibonye nanjye uko nabibonye gutito. So ntabwo mbashaka no kubisubiramo kongera kubivuga kubiteza umurindi. Byabayeho se koko we na Shaddyboo iriyanze koko hari ukuntu mwarabitse? Iyo yabaye ariko ibyo yavuze ntabwo byigeze bibaho. Yego. Ibyo kuba inzu yigeze gushaka inzu yanjye byabaye ariko ntabwo yigeze ibyo yavuze ntabwo byabayeho. Ibyo ahubwo twari udutwiko twe nkawe. Nubwo byahise bihurirana nanjye mfite indirimbo abantu bakagira ngo nuzuye kandi nje na posta y'indirimbo yari yarasohotse mbere yaho. Nusubira no kuri social media uraza gusanga indirimbo yanjye posta yari yasohotse minsi before. Hari abakomeje kugenda bavuga bati Shaddyboo kuba arimo no kibaye ari nagatwiko bati izina rye ryahangirikira Uncle Austin bikaka ibintu byo bikana boostinga, nawe ni kubibona? Ahubwo ibintu byakangirika wese byakangirika retse wowe hasari ikibazo ibikorwa byawe ni bibi. Ahubwo we kubera ko wenda yabeshye nibwo wenda byaritangiye kwangirika. Ahubwo abantu kubera ko wenda bamwe bari bishimye, abantu bataba bagukunda babishimye ko wenda waba uri mu masagazi akwikira izina, babonye ko byari byo koko umukobwa yatangiye kunyurira bitari byo, batangiye kubyita agatwiko ngo ndi gutwikira indirimbo kugira ngo bakwepe ukuri guhari ko nge nawe sinigeze mutuka sinigeze mubwira nabi, ahubwo we yakoze ibyo yakoze. Okay, ubwo ukuri kwabyo kuzagaragara cyangwa se sinibaza ko bitanarenga naho ngaho enda ukuri rege kwaragaragaye kuko nyuma y'ibyabaye byose nabo yakwepaga. Anyway,
sinzi nimba utarakurikiye ahantu hose akora ibintu nabisubiyemo kenshi. Narabikurikiye cyane. Nabisubiyemo kenshi. Ntacyo napfa nawe, noneho ukongeraho ko we yanyiyenjeho njye nta kibazo mfitanye nawe. So nyine ni mba ndi kwanga gusubiramo story zose kuko abantu bose bamaze kuzumva. Iyo buri uko mbisubiyemo mba ndi kongera kubigarura kuzura kaboze. Kuri njye niko mbifata. Wamubwira iki Shaddyboo? Nakomere umuntu arakosa sigaho. Nakomeze guhagarara mu mafuti avuga ati wenda bazashaka kuba narabeshye Austin. Iyo byiza abwiye umuntu abona ko yakosheje cyangwa se yibeshe cyangwa se abantu be bamubeshe, akaza agasaba imbabazi akavuga ati abantu bakubeshe baraje barambwira ngo wamvuze ibi n'ibi kandi utayitigeze unavugana nabo, mbabarira kuba njye nahise mbikonfirma ko ari byo ntabanje kukubaza. Alright. Nyuma ya Itwakaye indi mishinga Uncle Austin afite ategurira abakunzi b'ibihangano bye ni ibihe? Ni myinshi cyane, icyo nsaba nuko babanza bakumva iyi ngiyi rero. Babanza bayumve ibagemo koko. Ibagemo. Nimbona ko imaze kubinjira no mu misokoro nzahita nsohora indi. Kuko mfite indirimbo nyinshi. Indirimbo nyinshi cyane ariko wenda natindaga gusohora gusa, ariko mfite indirimbo nyinshi. Ari ukuntu umuntu aba yarabaye byiza agatinda gusohora indirimbo akagenda no mu bindi bintu, ariko mfite indirimbo nyinshi pe. Hari agakomantere nigeze gusoma ahantu kuri iriya ndirimbo yawe, sinzi niba wenda ujya muri komantere ngo urebe icyo abantu bavuze. Hari ak'umuntu yanditse arangiza aravuga ati Uncle Austin yihambiye ku muziki byanze bikunze none aramenyekanye. Ahubwo abo baba bakivuka indirimbo aza n'umuhanzi we akunda, uwo akunda wese uwo muhanzi akunda ashyigikiye. Yes. Azane hit zireze za Austin. Alright. Nibwo tuzaba tubona ko wenda nihambiriye ku muziki. Ahubwo abanyarwanda bafite ingeso n'ikibazo cyo kuba wenda iyo dukunda ibintu bitandukanye. Iyo adakunda ikintu atangira kwiyumvisha ko n'abandi bose batagikunda. Sure. Akifuza ko n'abandi batagikunda kubera ko we atagikunda. Iyo mico mibi n'ibitekerezo ubwenge buke no kutamenya ko abantu bumva ko nimba adakunda kanaka n'abandi bose batagomba kumukunda. Exactly. So mwebwe nk'abanyamakuru ni mugomba kubakangura nibura no kubigisha ko mu gihe udakunda ikintu nibivuze ko n'abandi bose batagikunda. Wanasanga wenda n'umuhanzi wakunda njye sinkunda nuko aririmba, ariko sinajya hariya mvuge ngo yihambiriye ku kintu. Kuba wenda indirimbo bitandukanye n'iby'abandi, ahubwo bigiye akagombye kungira indi umuhanzi uririmba ibitandukanye n'abandi, ahubwo basically nicyo ngicyo. Kuba umuntu akora ibitandukanye n'ibyo wowe ukunda bivuze ko ibyo akora atabizi. Ahubwo wowe ihugure ibyo bimenye. Wenda nimba udashaka kubimenya ubyihorere bitangira kujyanisha abandi. Kujyanisha abantu no kubyita ukundi. Yes, Uncle ubundi ibingibi ni ikibiri kwica kuri industry y'umuziki hano mu Rwanda, ngira ngo byaranavuzwe cyane kuri Yago, byaravuzwe kuri Phil Peter, even nawe ibingibi ni ikibiri kwangiza kuri industry. No, ubuse babivuga kuri Austin umuntu maze imyaka 10 akora hit. Indirimbo zikunzwe no hanze y'igihugu. None se ushatse kuvuga ngo abanyarwanda bose ariko n'abayobozi bose nibirofa kuvuga ngo kanaka ririmba nabi. Ni bya bintu umuntu iyo adakunda umuntu runaka akabigenerereza. Kandi ntago ari byo. Exactly. Birimba birangiza iki kuri iyi industry y'umuziki aho se? Byangiza industry ni kuvuga ngo abantu bose batangira kumva ko bafite ubumenyi kandi ahubwo mu by'ukuri nta bumenyi bafite. Sure. Urumva nicyo kibaye cya mbere. Icya kabiri byangiza kuko bitera abantu imitima mibi bitari ngombwa. Bituma abantu bagirana amakimbirane bitari ngombwa. Bituma n'abantu badafite ubwenge cyangwa se badafite ubumenyi ku kintu runaka bibwira ko ahubwo babufite. Bagatanya no kwishyira ahantu kumva ko barusha
ababizi ubumenyi. Yeah, so byangiza byinshi nabivuga ngo birangiza cyangwa se bivuge kimwe ku kindi ariko byangiza byinshi. Yes. Oti ni rumwe mu bantu bakoze umuziki ni imyaka myinshi tambutse by'umwihariko mu njyana ya Afrobeat. Mu myaka yatambutse wasanga harimo n'ikitwa nk'ihangana competition habakamishi method base Oti ugasanga bahora ugasanga byabaye nyine birebire n'iki uyu munsi kuba bitakiriho urabona ntacyo birimo gutuma umurindi byari biriho ugenda ugabanuka bisa nk'ibisubira inyuma mwasanga mufite nk'ihangana n'ije mwami wa Afrobeat uyu munsi ntibikiriho ni ibintu ufata gute kuba nta competition iri hagati yanyu uyu munsi wa none? Iyo nta competition ihari zirego ntabwo babiryoshe, niyo mpamvu nsora indirimbo nkagenda nkicecekera ibintu nk'ibyo. So byangiza byinshi iyo nta competition ihari ntabwo biryoha. Mwayigaruye ko competition yanyu mbese ndajya competa n'abadahari n'abatari gukora donc ni usa nk'uri mu kibuga wenyine. Kandi ntabwo najya competa n'abana kandi ngomba kubashyigikira. Yeah, sure. Yeah. Okay. Ubwo bagaruke bakompete na Austin urimo urakora. Ntabwo bagaruka nose urumva banshobora. Urumva bagarutse banshobora. Birakazi. Austin tugara ku musozi nicyo ushobora kubwira abadukwicekana mu kiganiro donc abakunzi bawe ibihangano byawe kuva kavugirizo ukaza kugera kuri Itsoke n'izindi nyinshi zabaye hit byatari nicyo ushobora kubabwira akanya mu kiganiro? Bakomeze gukunda ibintu dukora narabibasabye kuva kera bimwe barabyumva gushikira abahanzi runaka barabyumva bakomeze badushyigikire bakomeze bakunda umuziki w'abahanzi b'Abanyarwanda kuko n'abandi Tanzania Nigeria zateye imbere kubera bene wabo babakunze. Yego natuzajya gukunda abandi mbere yuko dukunda n'abacu. Yego. Alright, reka tugushime ku Rwanda mu kiganiro bwo indirimbo It's Okay yo turakomeza tuyihe Abanyarwanda umunsi ku munsi dutegereza ibindi bikorwa ufite muri uyu mwaka Austin. Murakoze cyane. Blessings.